mbese kenisi urabubaye n'ikigwari ntuzongere no kutubwira ngo uri umunyamupira urabuteye abakunzi b'umupira w'amaguru agahinda urabona babihirije bari twiteguye ubonye ko natwe twabikubise turuzuye abantu bose bari hanze bategereje kumva ngo kenisi yageze ku kibuga kugira ngo baze kuri stade y'Amahoro tuyuzuze kuko turi abakunzi benshi ndagira ngo mbabwire ko kenisi rwose mwese sinzanakubabarira turamuka utaza gukina ino match urabubirije abantu ntuzongere kuba ngo uri umunyamupira ntabwo ngiye nibaza ikibamu kenisi ataje gukina ino match ariko anataza ntagarabaro agaragaje nk'umuntu twemeraga nk'umuntu waje yaje avuga ko agiye kuza gukora challenge hano mu Rwanda agiye kuza mu dushya dutandukanye none atangiye kuza mu dushya ko guterwa foru ubwo rero kenisi n'ubundi arimo arayoyoka n'ubundi biranuganwa ko kenisi gasogi bagiye kuyisenya kuko wa mugani niho biba biragaragarira hanga ahubwo bahita baboneraho ko bagaragaje ko n'ubundi avuye muri shampiyona nta n'ikintu byaba bihungabanyije umupira w'amaguru banayivanze n'izo za Kigali gasogi bahita bayisenyurira muri Kiyovu Sport reka bisubiremo neza cyane reka bisubiremo neza biranugwanurwa kandi baranabivuga banabimubajije warya iminwa yihagararaho ariko noneho n'abatangiye kuba yataza gukinira muri stade Amahoro barashaka ko bamuha amafaranga sinzi amafaranga ashaka baramuha amafaranga ubundi y'iki yahinze ahubwo aho yahinze hasi none se naramuka ataje bose bayisenye iryo gasogi bayisenyere bose bayisenyere bayifate bayivange na Kiyovu abandi bimeze bite se ebana ameze neza kabisa kenisi nashuje none ndimo nakonja bya hatari ebana kenisi yatangiye yahabye kabisa yatinye kuza rwose sinzi ikintu kenisi ari bubwira abanyarwanda nk'umuntu waje avuga ngo ni umunyamupira sinzi ikintu ari butangariza abantu bwese hano kuri stade Amahoro rwose sinzi ibintu agiye gukora agiye kwandika amateka mabi Abudu ni umukino kenisi we avuga ko mu by'ukuri bamumenyesheje batinze kuba avuga ko bamumenyesheje batinze mwebwe muremeranya nawe ibyo ngiyo yo kuvuga ngo keretse nimba ikipe itagikora imyitozo ko nzi ko nta konji yari hari kumumenyesha n'iki afite kipe ikora isanzwe yitoza ni aho baguhamagariye ku rugamba niho ugendera niyo mpamvu nabwirije abantu ntabwo ari abanyamupira nimba baramuhinduriye amasaha stade Amahoro ni stade nziza buri munyarwanda wese yakwifuza kureberamo match stade Amahoro ni kwireberamo ni nkaho wayishyira ku manywa hari kinima nziza kuvuga ngo bamuhinduriye amasaha cyese nibagize ubwabo bwo gukina muri stade Amahoro yesi nibaza kenisi nta bwitwazo sinumva ikintu kenisi yakwitwaza icyo ari cyo cyose bari kugenda bavuga ibintu bitandukanye ngo kenisi ngo arimo arasaba amafaranga ndagira ngo mbatangarire kenisi unyumva neza nk'umukunzi wa siporo mwanya Abdul aho wahinze uhasibe nta mafaranga bari buguhe nta mafaranga tugomba kuba twakiriye wowe ugomba kuza gukina ku kibuga nicyo kintu nicyo usabwa ukaza tukagukubita tukakubatiza nta kindi rwose kenisi rwose cyangwa wabimenye ko twirukanye Bruno Feri icyizere cy'uko se wari gutsinda kenisi cyane icyizere kirahari ndagira ngo mwumvire ko muri siporo ibitego byari byarabuze muri koseri ibitego twakifungura kuri kenisi kuko wa muntu watubirizaga Bruno Feri bamushyize ku ruhande ari kintu ubu ngubu kimera na Murenzi Abdara kumva ibyifuzo byacu akaba yaranabirebye koko akabigenzura agasanga koko umutoza nta musaruro yaduha ahubwo arimo atuganisha ahantu habi kandi Rayon Sport ishaka kujya imbere ishaka gutanga ibyishimo Rayon Sport y'icyitegererezo Rayon Sport y'icyerekezo ndagira ngo mabwire ngo kenisi rwose nimba ushaka kuba wagize ubwoba ko urarya ibitego byinshi rwose wari kwitabira n'ubundi ariko n'ubundi utitabira n'ubundi urabutworohereje n'ubundi abakinnyi bawe bakina gipira ndaguteye nta mupira bazi n'ubundi rwose wari no kutugurira abakinnyi reka emera ujye forufe ariko numvaga ko rwose umenye ko ahantu uzajya wicara uzajya ino match uzajya wibuka uburyo ababirije abanyarwanda twakwiteze tuzi ko tugiye gukina umupira mwiza uko wabivugaga muri stade Amahoro ukaba uhabye ngo baze kukujyana i Nyamirambo ubwo rero nimba batinya Amahoro
reka tugutsindire mu mahoro n'ubundi niba gutera forufu tuba tuyigutereye mu mahoro. Mbese kenisi urabubaye n'ikigwari, ntuzongere no kutubwira ngo uri umunyamupira, urabuteye abakunzi b'umupira w'amaguru agahinda, urabona babihirije bari twiteguye, ubonye ko kandi twabikubise turuzuye, abantu bose bari hanze bategereje kumva ngo kenisi yageze ku kibuga kugira ngo baze kuri stade y'amahoro tuyuzuze kuko turi abakunzi benshi. Ndagira ngo mbabwire ko kenisi rwose mwese sinzanakubabarira, nuramuka utaza gukina ino match uramubirije abantu, ntuzongere kuvuga ngo uri umunyamupira. Kenisi naramuka ataje biraha ishusho ki, biraba bitanga iyi shusho shampiyona y'Igikombe, shampiyona hano mu Rwanda. Biraba bigaragaje urwego ko nimba ekipe iba idafite ikibazo, ibifite abakinnyi, iba yaritoje. Ikipe umunsi twari gukiniraho n'uyu nguyu bawutangaje, ni umunsi wo ku cyumweru baramumutangarije kuba bahinduye stade, tukaba twakina kuri stade amahoro, ahubwo yakagombye kwishima ko akiniye kuri stade nziza, tumuzanye kuri stade nziza, stade amahoro. Buri wese, abantu benshi baba baje kureba umupira. Kenisi aramutse ataje rwose sinzi ikintu yazadusobanurira, ko stade amahoro kuba bamubwiye ngo nukinire muri stade amahoro akaba yagize ubwo akavuga ngo ntabwo ngo baramucunguye ngo bigisha amasaha ngo match ngo bayigisha inyuma. Hari bagiye bava mu Kenisi ngo yabuze ngo abakinnyi ntibariye. Gusa Kenisi ko avuga ko afite ikipe ikomeye, gusa abakinnyi be ntabwo afite ubushobozi bwo kubagaburira umunsi wose amanywa n'ijoro. Ntabwo ngiye nibaza ikibazo Kenisi ataje gukina ino match, ariko anataza ntabwo araba agaragaje nk'umuntu twemeraga nk'umuntu waje yaje avuga ko agiye kuza gukora challenge hano mu Rwanda, agiye kuzana udushya dutandukanye, none atangiye kuzana udushya ko guterwa foru. Ubwo rero Kenisi n'ubundi arimo arayoyoka, n'ubundi biranuganuka ko Kenisi Gasogi bagiye kuyisenya, kuko wa mugani niho biba biragaragarira hanga, ahubwo bahita baboneraho ko bagaragaje ko n'ubundi avuye muri shampiyona nta n'ikintu byaba bihungabanyije umupira w'amaguru, banayivanze n'izo za AS Kigali. Gasogi bahita bayisenyurira muri Kiyovu Sport, reka bisubiremo neza cyane, reka bisubiremo neza, biranugwanuka kandi baranabivuga, banabimubajije warya iminwa yihagararaho. Ariko noneho n'abatangiye kuba yataza gukinira muri stade amahoro, barashaka ko bamuha amafaranga sinzi amafaranga ashaka, baramuha amafaranga ubundi y'iki yahinze ahubwo aho yahinze hasi. None se naramuka ataje bose bayisenye, iryo Gasogi bayisenyere bose bayisenyere, bayifate bayivange na Kiyovu. Asabdu Kenisi agaragaza impamvu avuga ko mu by'ukuri ikipe yiwe ahantu iri muri hoteli aho yakoreye lokale guhindura match iza hano i Remera, mu by'ukuri hari icyo byateza byakafekita ikizongera bishe yateguye ategurira match yari kugira ngo mubwire ngiye Kenisi ngubu batakire nomero ziwe jewe uretse gatoya. Ndagira ngo bambwire bamamagarire Kenisi, bambwire ngo niba babuze imodoka ikuzana kuri stade amahoro, uzafite ubushobozi bwo kuba wakodesha imodoka ikazana abakinnyi kuri stade amahoro, jewe umukunzi wa Rayon Sports ngenda bose bamamagare live, mukangiye kujya live kuri Zifu Media TV, bambwire imodoka nihagera, bambwire amafaranga bisaba kugira ngo Kenisi azakine, nimba ari urwo rwego agezeho uyishyure ndagenda mwishyurira amafaranga atwara ikipe. Dore ngaya amafaranga nayafite nayazanye, amafaranga atwara ikipe, aya mafaranga yategeramo Kenisi. Wazanye amafaranga kugira ngo navuye kubikuza ngiye amafaranga yakishyura imodoka, amafaranga ntabwo ari make. Dore ngaya amafaranga nayafite nayamara, ni umukunzi w'umupira w'amaguru. Kenisi nimba afite ikibazo cyo kuri imodoka yawe, yamwishyura Pasiteri, genda yishyura pe Pasiteri, ni ukuri kw'Imana. azana abakinnyi bakinira hano, tumutsindire hano, urashyura na hoteli, nerekere Rayon Sports itarimo Bruno Ferri w'umuswa, urishyura na hoteli, umutoza mubi wabaye mu mateka mu batoze Rayon Sports, urishyura na hoteli bari barimo cyane byose. Hari hoteli, hari transfer, hari imodoka iri bubazane, hari hoteli bayirayemo, uyu munsi bari kuvamo baza kuri stade gukina. Genda nabishyurira imodoka ibavana muri hoteli barimo bagere kuri stade, n'amazi ndabishyurira, n'amazi yo kunywa, n'ibyo bakoresha hariya kuri pitch rwose. Ntabwo ngiye no kwese cyangwa nimo raryoshya cyangwa ngo nukorana n'umukunzi wa Rayon Sports ngo nimo kumukina ku mubyimba, ajya mubwire bajye bavugisha ukuri. Twebwe twaravuze ati tuko dukeneye abaterankunga, dutakambira ubuyobozi bukuru, turavuga ati ubuyobozi bukuru bw'igihugu butureberera, bushakire Rayon Sports abayobozi bayikwiriye,
batuhagurukirize Murenzi Budaraze ahagarare muri Rayon Sport n'abaterankunga bazaza bisukiranye. Urabona ko Rayon Sport nibwo twaza, Rayon Sport nibwo urabona ko Rayon Sport iri mu mwuka mwiza, Rayon Sport amikoro irimo irayabona nubwo batangiye kutuvanya. Nabibonye Rayon Sport bayibaninze ngo ntabwo yemerewe kongera kwa registre abakinnyi. Ndagira ngo mabwire kuko ibyo n'imitego na Barobert ibyo twarabishyuye n'abandi bose. Uyu musoro rwose natwe twebwe uyu Bruno Fariwe ntagiye kongera kubarega. Oya ndashaka rega niba shaka barega ko Rayon Sport turi kwiyubaka bro. Ibibazo byose imitego bazayabuziga twatwisimbuka gwicemo gitwari ko Rayon Sport igiye kwiyubaka. Abaterankunga bari kwisukirana kandi temere kwandikisha abakinnyi. Ibyo byo tuzishyura turi muri championnat muri gikombe cy'amahoro. Ndagira ngo mbabwire ko ibyo ngibyo tubihagazemo neza, nta kibazo dufite, nta nubwo biduteye igitutu. Twebwe turi kureba kurwana na championnat n'igikombe cy'amahoro. Ibyo ngibyo ni ibibazo bito tuzabikemura. Abakunzi ba Rayon Sport turi kwiyandikisha kugira ngo abakunzi ba Rayon Sport tube hamwe, tugire umwuka mwiza. Ibibazo byose tuzajya tugira tujye tubikicara tubiganire n'abaterankunga bacu, dusatse inzobe twicare tubicoce. Ibibazo bya mikoro muri Rayon Sport bigiye kuvaho dufite ubuyobozi. Abdu dusoza Kenisi n'umwe mu bayobozi ba Rwanda Premier League. Yego. Inyuma ya Haji Mudaheranwa ufite ikipe yiwe, mu bandi bayobozi bandi harimo Kenisi nawe ufite ikipe yiwe. Aramutse ataje gukina uyu mukino, Abdu byaba bitanga shusho ki kuri Rwanda Premier League, cyane cyane abayobozi bo ku rwego rwo hejuru. Urakoze cyane Mwemba, nimba abantu baramuhamagaye bakicara bakabati uyu mugabo n'umunyamupira akatuba tumuzane muri Rwanda Premier League aze agira abantu inama, umunyamupira tubungurana ibitekerezo, akaba afite noneho ni ekipe agomba kuba yakurikiza ibijyanye n'amategeko y'umupira, akamenya ngo afite ekipe ni umuperezida. Buri bujya perezida aba ari umuntu w'umugabo uhagarara mu bibazo byose bya ekipe, akaba ko bibyaza bimeze kose akagombye kuba yiteguye nk'umuntu w'umunyamupira nyine, kugira ngo Kenisi ataza gukina ino match nk'umuntu uri mu banyamupira mu bantu batoye. Araba ategusha abantu bamutekerereje, bazaba baramwibesheho, azaba ari gihuwa, baba baramwibonyemo ko ari umunyamupira kandi atari umunyamupira. Erega hari igihe bajya kuri radio bakaryoshya, ariko burya umupira ntabwo bibera kuri mikoro gusa. Kuri tapiveri hari abantu benshi baba bategereje ibintu biberamo, twese tuba turimo turarebera ibiri mu kibuga. Mu gihe aba ari amaracyaza akaryoshya kuri radio gusa, atatekereje abantu baba bamureba, atarebye uburemere nk'iyi match. Arabizi Stade Amahoro kwikiniramo n'iby'agaciro, ni stade umukuru w'igihugu yatwubakiye kugira ngo tuzabe twidagaduriramo nta kavuyo, stade kabisa twisanzuye, stade nziza, stade birebwa n'amahanga, stade bikurikiwe. Urabona ko haranashyushye, habayemo match Al Hilal imaze gukina n'ubwo isezerewe. Mbese wari umunsi mwiza, wari n'umunsi mwiza wo Kenisi nk'umuntu utaragera ahagera, utaramenyekanisha ekipe yiwe, itaragera ku rwego, kuko Gasogi ni ahantu izwi. Niyo mpamvu yakagombye guprofita n'ano mahirwe, akaba yaba umunyamupira, akaba atitaye kuba bamuhinduriye amasaha, akaba yaza akaba nk'umusportifu, akitabira buno butumwa Rayon Sport yamuhaye. N'ubundi arabizi neza ko agomba kurya ibitego, ahubwo we yavuze ati aho kugira ngo rye ibitego n'abakinnyi banye imbaraga bafite zishire, yahabya aravuga ati yayamanitse. Ariko ntabwo ariko byakagombye kumenya, byakagombye ajya abafeya. Abdu reka ngushimire, urakoze cyane, uri umugoroba mwiza. Sawa.